bakiriye politike kandi bayikina neza. Icyitonderwa ahantu ugiye kuvuga muhumve n'ahantu hakomeye. Mwumve umunyapolitike mwiza wakoze politike neza. Abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo uza mu nyanja y'akumuro n'amazuku ariyo rupfu rwa kabiri. Iyo ufite kwizera ntabwo ugira ubwoba bw'ubuzima. Uko kwizera kandi ntabwo gushingiye ku buzima bwa none, kuko uramutse ufite ugushingiye kuri ubuzima bwa none, iyo ubuzima utari kubona nk'uko ubishaka ugira ubwoba bw'ubuzima. Urumva ko byahereye mu mutima, mu mwuka, byafekta n'umubiri. Reka ngaruke kuri iki kintu cyitwa ubwoba. Ubundi ubwoba Bibiliya ivuga intwaro Satani agira, ari yateje abisi, ari yateje abantu babarizwa mu itoro rya Yesu, yaba abanyapolitike yaba n'abandi. Mu ntwaro Satani ya mbere akoresha intwaro yitwa ubwoba. N'umuntu ugiye gusara abanza gufatwa n'ubwoba, n'umuntu ugiye kwatakwa n'abadayimoni abanza gufatwa n'ubwoba. Ubwoba niyo ntwaro ya mbere Satani agira mu guteza abari mu isi. Mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose. Hari imirimo myinshi abakristo batemerewe gukora kubera iki gihe cy'itoro rya Laodikiya washyizweho uburyo bwinshi bwo kugusha no kunaniza umugeni wa Kristo muri iyi si. Muri ubwo buryo rero hariho n'imirimo myinshi igenda ishyirwaho kugira ngo tuyikore twiyanduze. Ubwoba buzadufata, tuzaryirukankaho dukora amanyanga menshi. Ubu bwoba rero nashaka kubabwira bukomoka kuri nde? Kureba ku kintu cyitwa ubugingo. Wamaze kuvanya amaso ku bugingo, wavanya amaso ku ijuru, wavanya amaso ku kintu cyitwa umuriro utazimu uzarya abanzi b'Imana, wavanya amaso ku iherezo ry'iyi si, wavanya amaso ku bintu bizaba kuri iyi si ukuntu Imana izayirimbura. Uhanga amaso kuri ibyo ngibyo bizarimbuka, Imana izatwika, izakongora. Nibyo uri gushaka kwirukankaho, kuko uvanya amaso rero kuri icyo kintu cyitwa ubugingo. Iterambere rya Babuloni ryo kwa Nebukadinezari niryo terambere ririho uyu munsi. Politike yahujwe n'iyobokamana, yaba irya Satani n'iyobokamana rizima, uyu munsi nibyo biriho. Guhuza iyobokamana satanike n'iyobokamana rizima, uyu munsi byamaze kubaho icyo bita ecumenism, guhuza imyemerere yose, kuko systeme religieuse satanike iyoboye isi. Nuko ecumenism, guhuza imyemerere yose, kubera ko bose bihuje, nta wemerewe kugaragaza kundi yayobye. Gumana ibyawe n'abagumana ibye, kandi mujye muhura muganira uko mugomba gukomeza gukorera Imana. Ibyo biriho uyu munsi. Murumva atari bya nibyo kwa Nebukadinezari. Niyo mpamvu mu byahishuwe 18 Imana ifatiye Babuloni yo kwa Nebukadinezari ikayizana muri iki gihe cyacu, ikayita ngo ni Babuloni ikomeye. Guhamya Imana kugizwe n'ibintu bitatu: icya mbere kuvuga, icya kabiri gukora, icya gatatu kwera imbuto. Aho ugomba kubuherera imbuto, ugomba kubakora ibikorwa bigaragaza ko ukijijwe, ugomba kubahamiriza ku munwa ugahamya Yesu bakamumenya. Ni gute twaguhamya natwe muri iyi Babuloni ikomeye ya none iri gusatira iherezo ryayo? Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Iryo niryo torero Yesu ashaka ryejejwe, iryo ashaka hano muri iyi si, iryo ashaka gucyura, iryo ashaka kuvana muri iyi si. Amakuru agezweho, musohoke muri Babuloni, muri Ayaloni tumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo wifuza byose muri Bibiliya uzabisanga kuri Ayaloni TV. Ayaloni TV, reba itangazo amakuru rurisha. Ayaloni TV. Reka twongere duhe ikaze abadukurikiye kuri Ayaloni TV mwese. Tubaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Iyi ni episode ya kabiri ku nyigisho y'ibintu bitatu: kwizera, ubwoba ndetse n'akazi. Kwizera, ubwoba, akazi. Akazi ndavuga utuzi dukora kugira ngo tubeho, iyo duhiga ubuzima, dushaka amafaranga, imirimo itandukanye tubamo. Nibyo ndimo gushaka kuvuga. Niyo mpamvu byahishuwe 21:8 batubwiye ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo umugabane wabo uza mu nyanja y'akumuro n'amazuku
ariyo rupfu rwa kabiri. Ndagaruka ku tuntu tubiri twitwa utu twambere bavuze, abanyabwoba n'abatizera. Niyo mpamvu nahereye ku kintu cyitwa kwizera, ko iyo ufite kwizera ntabwo ugira ubwoba bw'ubuzima. Uko kwizera kandi ntabwo gushingiye ku buzima bwa none, kuko uramutse ufite ugushingiye kuri ubuzima bwa none, iyo ubuzima utari kubona nk'uko ubishaka ugira ubwoba. Ubu bwoba rero nibwo ngezeho. Kwizera nakuvuzeho, niba ngombwa ndagaruka ndi gukora conclusion. Reka ngaruke kuri iki kintu cyitwa ubwoba. Ubundi ubwoba Bibiliya ivuga ntago ari ubwoba bwo gutinya ko ninca muri iriya nzira ndi buhure n'inyamaswa. Ntabwo ari ubwoba bwo gutinya yuko nisohoka nijoro ngiye kuri toilette cyangwa ahandi mpura n'umwicanya kanyica. Nta nubwo ari ubwoba bushingiye ko wenda hari ahantu baneze mu nzira ishobora kuhanyura bakangirira nabi. Mu yandi magambo ntago ari ubwoba bushingiye ku rupfu rw'umubiri, ahubwo ubu bwoba ni ubwoba bwo mu mwuka, muri mpemu. Ubu bwoba rero bwo mu mwuka buzanwa no kutagira rwa rurere rufasha ku Mana no kuri wowe, rutuma tubaho ari rwitwa kwizera ushingiye kureba ku bitaboneka. Iyo udafite uko kwizera ugira ubwoba bw'ubuzima. Urumva ko byahereye mu mutima, mu mwuka, byafekta n'umubiri. Kuko utangira kugira ubwoba, nzarya nte, nzambara nte, nzarongora nte, nzarongorwa nte, nzabahe, nzubaka nte, nzabaho nkodesha kugeza ryari, ayo kwishyura inzu nzayakura he, ubuse gora ndya kawunga bizageza ryari, kurya ibirayi bizageza ryari, ngise nzagenda mu modoka yanjye, ese abana banjye baziga bate, ese minirivare, ese ko mbona mbega nibyo nyine nibyo uhoramo. Urumva ibyo bizanywe n'ubwoba bwo mu mutima, mu mwuka. Kandi ubwo bwo mwuka nabwo bwazanywe no kuba kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka ntako ufite. Ikindi si cyo gusa, mu ruhande rw'umubiri binatera gutinya guhamya Yesu ngo muhamirize abandi. Hari umugabo nkunda muri Bibiliya witwa Yohana Batista, Yohana umubatiza. Uyu mugabo yari afite kwizera ko mu rwego rwo hejuru, kuko kwizera Yohana yari afite ikikugaragaza ni uburyo yahamije, ahamiriza umugabo witwa Herode, umwami Herode, amuhamiriza ko ikosa yakoze agomba kurivaho kuko yamaze kuviyora amategeko y'Imana. Herode yarahagarariye abayuda, yari umwami uhagarariye abayuda muri politike ya Romani, y'Abaroma, ko yarashyizweho na Roma. Roma nababwiye ko yari empire, bwari ubwami bw'abami. Ubwo bwami bw'abami rero bwaba bufite abagavana babuhagarariye mu ntara, ari byo bihugu. Kuko ubwami bw'abami igihugu yari intara, noneho igihugu nyagihugu bwabaga ari ubwo bwami bwose bukwemo ibyo bihugu byose. Herode rero yari ahagarariye Abaroma mu ntara ya Isiraheli, nkuzi umenyereye iyobokamana ry'Abayahudi. Abahagara mu buryo bwa politiki, ariko nk'umuntu umenyereye imico n'imyifatire y'Abayahudi. Uyu Herode yaje kugira gutya, bashatse umugore wa kangahe, wa kabiri, kandi amategeko atabyemera. Yohana aramubwira ati ibyo wakoze ntabwo ari byo, kuko amategeko y'Imana ntago abikwemerera. Herode arangije, nako sinawe, ahubwo umugore yarongoye niwe wamugiriye iki, umujinya, ko ashaka kugira ngo amusenyere. Asaba Herode ko Yohana yagira gute, yashyirwa mu nzu y'imbohe. Urumva Yohana hano politike yakinnye neza, kuko akenshi iyo umukozi w'Imana hari igihe abanyapolitike bakwiyegereza. Niba rero bakwiyegereje, ahubwo ubonye uburyo bwo kubwiriza abanyapolitike
ngaruka kubyo twaza yigisha ngo umusozi witwa politics ugomba kuwuhagararaho neza. Kuwuhagararaho neza rero ntabwo ari ugukora bya politike uko abayobozi bakuruta babigusaba, ahubwo kuwuhagararaho neza ni uguhamya Imana wamenye muri iyo politike urimo. Mu gihe barimo gukora amanyanga, bari gukorera ibyaha muri politike, nawe uri gufatanya nabo muri politike, babwira yuko Imana itabyemera kandi ababikora bazarimbuka. Burya nibwo wakiriye politike. Ariyo mpamvu Daniel n'abahungu batatu Saduraka, Meshaki, Bedenego i Babuloni bakiriye politike kandi bayikina neza. Icyitonderwa ahantu ngiye kuvuga muhumve n'ahantu hakomeye. Babuloni yo kwa Nebukadinezari ya kera, Babuloni ya kera nk'igihugu, niyo Imana yaje gufata iyerekana mu ishusho ya Babuloni ikomeye. Kubera ko Babuloni yo kwa Nebukadinezari ibyayiranze, yaba politike yabo, yaba politike ishingiye ku iyobokamana, haba politike ishingiye ku iterambere ry'igihugu cyabo cyangwa ku bukungu bw'igihugu, mbega ibyari biri muri politike yabo byose muri iriya Babuloni nibyo uyu munsi biyoboye isi. Mu yandi magambo nibyo biri ku isi yose. Iyobokamana politike yaryinjiyemo nkuko kwa Nebukadinezari byari bimeze. Kuko Nebukadinezari yafashe iyobokamana satanike, afata n'iyobokamana ry'Imana y'Ijuru, byose abikubanyiriza hamwe. I Babuloni bagiraga ikintu cyitwa gusenga Imana nyinshi. Niyo mpamvu bari barashyizeho ishuri ry'Abakarudaya ryigishaga ibirebana n'inyenyeri n'ukwezi n'izuba n'ibicu, mu buryo bwo guterekera bifashishije ibyo bintu, ndetse no kuzamurwa muri ibyo bintu bakajya guhura n'abandi badayimoni. Ikindi bigishaga iby'ubucunyi, iby'ubukonikoni, iby'ubupfumu. Muzasome igihe umwami w'abami Nebukadinezari yaterekaga ikigirwamana cya zahabu mu kibaya, mu kiyaya, mu gitogo cya Adura, ategeka amoko yose yo mu isi ayoboye ko bagomba kukiramya. Bakagira gute bakakiramya? Baravuze ngo nimwumva amabubura, nimwumva amashako, nimwumva imyirongi, nimwumva ibici, bivuzwe bivugijwe, niko bitase mugire gute muramye. Muzasome murebe igihe nanone umwami Nebukadinezari igice cya kabiri cy'igitabo cy'umuhanuzi Daniel arota inzozi y'igishushanyo kigizwe n'ibice 4: zahabu, ifeza, umuringa, ibyuma ndetse n'ibyuma bivanze n'ibumba. Yashatse kumenya ikizo nzozi zisobanura, ngatumira abacunyi, abakonikoni, abapfumu be. Murumva ukuntu icyo gihugu cyari kimeze, kuko nibo bari bashinzwe kumuragurira, kumusobanurira ibizabaho mu gihe kizaza. Arabahamagara ngo narose inzozi, ntabwo nzibuka. None rero ndashaka ko mumbwira ibyo narose, kabiri mukama n'ubusobanuro bwabyo. Icyo nashaka kwivugiramo aho ngaho nabo yatumiye, shaka kubumvisha ibintu byari Babuloni. Noneho basengaga Imana nyinshi, hari ibigirwamana byinshi. Iryo niyoboka satanike. Ariko kandi Bibiliya twabonye Satani mwita ngo ni Imana y'iki gihe, niyobokamana rya Satani. Hakaba noneho niyobokamana ry'Imana nyir'ijuru n'isi, ari ryo rya Isiraheli. Niyo mpamvu Nebukadinezari yafashe Abayahudi muri 607 arabajyana, ndetse abagejejeyo atoranya abahungu beza b'abanyabwenge bakure mu muryango wa gitambyi, ndetse banize ko bagomba kuza bakajya bamuherereza ku meza ye vino ndetse n'umutsima n'ibindi. Afata Saduraka, Meshaki, Bedenego na Daniel abahindurira amazina, kuko amazina bitwaga yose y'Abisirayeli yabaga ari amazina yerekeye ku Mana yabo. Ayo mazina barayabambura babitira amazina y'ibigirwamana. Aya mazina bitwa yo ngaho dusoma ngo Saduraka, Meshaki, Bedenego, Daniel na amazina yitirirwa ibigirwamana bya Babuloni. Daniel yitwaga Beluteshazari, ibigirwamana.
cy'Ababuloni. Uyu nguyu ngo na Bedenego bari bafite ikigwamana cyitiranirwa n'iryo zina rye, n'abandi ni kuko amazina yabo aratandukanye cyane n'ahantu bihure n'ibyo. Murumva Babuloni bafashe iyobokamana rizima barihuje n'iyobokamana satanike. Si icyo gusa, kubera yuko n'imiryango 10 yandi yari mu majyaruguru ya Yerusalemu ahitwa Samariya yari yaratwawe n'abashuri muri za 710 mbere y'ivuka rya Yesu, kuko Nebukadinezari yagomba kuyobora isi yose. Naho yaragiye yigarura abashuri, afata ya miryango na yarayigarurira, nabo bategeka ko bagomba gusenga Imana we azi. Iterambere rya Babuloni yo kwa Nebukadinezari iryo terambere ririho uyu munsi. Politika yahujwe n'iyobokamana yaba irya Satani n'iyobokamana rizima, uyu munsi nibyo biriho. Guhuza iyobokamana satanike n'iyobokamana rizima uyu munsi byamaze kubaho, icyo bita ecumenism, guhuza imyemerere yose. Ariyo mpamvu tutemerewe kugira umuntu numwe tuvugaho ku myemerere ye. Ugomba kumurekera imyemerere ye, tuwemere kumuvugaho. Niyo mpamvu twebwe tuvuga umuntu tukamuvuga no mw'izina, tukavuga idini tukavuga mw'izina, turi kizira, turarengera, mbega twitwa abantu b'abacamanza, abantu badashobotse, abantu babi. Kuko systeme religieuse satanike iyoboye isi nuko ecumenism, guhuza imyemerere yose, kubera ko bose bihuje nta wemereye kugaragaza kundi yayobye. Gumana ibyawe n'abagumana ibye, kandi mujye muhura muganira uko mugomba gukomeza gukorera Imana. Ibyo biri uyu munsi. Murumva atari bya nibyo kwa Nebukadinezari. Niyo mpamvu mu byahishuwe 18 Imana ifatiye Babuloni yo kwa Nebukadinezari ikayizana muri iki gihe cyacu, ikayita ngo ni Babuloni ikomeye. Babuloni ikomeye. Guhuza iyobokamana rizima na politiki, no guhuza iyoboka Satani n'iyobokamana rizima, byose bigahurizwa hamwe. Noneho mu iterambere niko iyo Babuloni yari imeze, mu kubaka isi ngise neza niko iyo Babuloni yo kwa Nebukadinezari yari imeze. Kuko iriya Babuloni yari yubakitse pe. Nebukadinezari yagiye yubaka kuri ya murwa awuzengurutse inkike, kugeza ubwo inkike y'ubwayo hejuru ku nkike habaga hagendewe n'imodoka. Mwumva iyo nkike umubyimba ifite uko ngana, imodoka yagenda hejuru ku nkike. Umurwa wari urimo ikintu cyitwa natire, wari urimo ikintu cyitwa jaride nziza, amazi, amapisine, inzuzi, kuko yafashe uruzi rwa Eufurate arunyuza hagati mu murwa wa Babuloni. None agenda afata ayo mazi akoramo amapisine. Ano mpamvu Bamede n'Abaperesi bajya kwigarura Babuloni babanje guhagarika urwo ruzi bararuyobya, kubera urwo ruzi rwatumaga nta watera Babuloni ngo yinjireyo. Babanje kuruyobya, babona kwinjira igihe Danieli yaramaze kubwira Belishazari yuko yapimwe, Imana ikamupima mu kugihe amaze ategeka ayoboye, Imana igasanga adashyitse. None ubwami bwarabunyazwe buhawe Abamedi n'Abaperesi. Iryo joro Danieli akibivuga niko byase bimera, Abamedi n'Abaperesi babikubisemo. Icyo rero nshaka kuvuga nuko ibyaranze Babuloni ya kera uyu munsi byabaye uhurirane muri iki gihe cya none. Abantu bashaka kubaho bitirirwa Imana kandi ari abapagani badakijijwe, kandi iyo systeme iriho y'imibereho mu ruhande rw'umubiri n'imibereho mu ruhande rw'umwuka, kugira ngo tuyitambuke mu shuti z'umusaraba, nuko tugomba kuba dufite kwizera rwa rureri rwacu rufashe ku Mana no kuri twebwe, gushingiye kureba kubitaboneka. Bitabaye ibyo, kubera iryo terambere, ubwoba buzadufata, tuzaryirukankaho dukora amanyanga menshi. So ubu bwoba rero nashaka kubabwira bukomoka kuri nde? Kuri Satani. Ubwoba bushingiye mu mwuka ariko bukafekta n'umubiri wacu, kuko ubanza kugira ubwoba mu bitekerezo byawe by'imibereho, ubwoba bw'imibereho uko uzabaho. Rimwe ugashingira ku mateka y'ibyo uvuyeho, ukareba kuntu uhagaze, ukareba aho uzi ukabona hateye ubwoba. Icyo gihe rero ukabavuga ati rero ninguma muri ibi bintu ngo kwizera ngo kuzambeshaho rakaraka nazapfa, ngombe nshaha nkuru ubu bunyanga kugira ngo nanjye ntere imbere nka kanaka. Urumva? Kubera yuko kwizera gushingiye kureba kubitaboneka kwagiye muri wowe, ntago uciyumvamo ikintu cyitwa ubugingo buhoraho.
mbega ntabwo wowe urimo kureba ku kintu cyitwa ubugingo. Wamaze kuvana amaso ku bugingo, wavanye amaso ku ijuru, wavanye amaso ku kintu cyitwa umuriro utazima uzarya abanzi b'Imana, wavanye amaso ku iherezo ry'iyi si, wavanye amaso ku bintu bizaba kuri iyi si ukuntu Imana izayirimbura. Uhanga amaso kuri ibyo ngibyo bizarimbuka, Imana izatwika, izakongora. Nibyo uri gushaka kwirukankaho, kuko uvanye amaso rero kuri icyo kintu cyitwa ubugingo. Birarangiye, urakora amanyanga menshi kugira ngo bya bindi by'isi bigereho. Uratinya guhamya Yesu. Yohana rero yahamije Imana, ahamiriza amategeko y'Imana kwa Herode. Icyo cyatumye muka Herodiya agira umujinya, aramufungisha. Nyuma yaho asoza amusabye igihanga ku mbehe, apfe birangire. Reka mbabaza, Yohana yararimbutse? ntabwo yarimbutse, kuko na Yesu yakomeje kumuhamya yuko mubajanye n'umugore nta. Urakoze cyane, urakoze cyane. Yohana ntabwo yarimbutse, kandi yazize guhamya Imana kwa Herode, ayihamiriza avuga amategeko yayo kadakwiriye kuvangwamo ibindi bintu. Ubu bwoba rero Bibiliya iravuze mu bantu bazarimbuka bakajya mu nyanja y'akumuro n'amazuko ari bazima, abambere ni abanyabwoba. Nicyo kintu cya mbere Bibiliya Imana Yesu yatangiye abwira Yohana, abanyabwoba n'abatizera. Bivuga ngo igihe cyose utizera ubwoba bwagufasha. Ariko nagiye mbabwire, mujye mutinde ku ijambo ry'Imana, mutekereza ku Imana ivuga ko abantu bagira ubwoba bazarimbuka. Ubwoba nababwiye ngo ntago ari ugutinya inyamaswa, so gutinya umuntu ngarakwica. Ni ubwoba bushingiye mu mwuka, kandi ubwoba bushingiye ku mwuka nibwo bwafekita umubiri wacu, ukadutera gukora ibyaha. Kandi ibyo byaha iyo twamaze kubikora byongera kwafekita bwa bugingo nanone. Kandi tubikoze mu mubiri, none ubugingo bwacu bugize gute? Burarimbutse. Mbere ya byose habanje ubugingo. Mu bitekerezo byacu tugira ubwoba bwo kubaho, kuko twataye kwizera ushingiye kureba ku bitaboneka. Ubwo bwoba buhesha umubiri wacu gukora ibyaha ngo tubeho. None ibyaha umubiri ukoze nabyo biragarutse, byafite bwa bugingo nanone. Bivuga ngo urasabwa kuba ufite kwizera, nibwo uzabaho ubuzima bwejejwe hano muri iyi si. Kuko Bibiliya ivuga yuko ubwoba ni Satani we ubwe. Njya nkunda kuvuga ngo Satani igihe yamaraga gukora icyaha, amaze kwigomeka ku Mana yirukanwe, yahise amera nk'aho akozwe muri matseri y'ubwoba, kubera yuko yahise acirwaho iteka kandi Imana igambira kumurimbura. Satani rero ni umunyabwoba gusa ubwe. Satani ntabwo agira ubwoba, ahubwo Satani ubwe ni ubwoba. Ubwe wese n'ubwoba. None mwari muzi ko intwaro Satani agira ari yateje abisi, ari yateje abantu babarizwa mu itoro rya Yesu, yaba abanyapolitike, yaba n'abandi. Mu ntwaro Satani ya mbere akoresha intwaro yitwa ubwoba. N'umuntu ugiye gusara abanza gufatwa n'ubwoba, n'umuntu ugiye kwatakwa n'abadayimoni abanza gufatwa n'ubwoba. Ubwoba niyo ntwaro ya mbere Satani agira mu guteza abari mu isi. Iyo rero wafashwe n'ubwoba, umva kuntu Bibiliya yatubwiye, iyo ubwoba bwagufasha, yaba ushingiye ku mibereho yaba n'ubundi, umva kuntu Bibiliya yavuze. Yohana urwandiko rwa mbere ibice 4 umurongo wa 18, mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose. Kamusubiremo mwumve neza, mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganyijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yagishyikira urukundo rutunganyijwe rwose. Kambabaza, urukundo ni iki? Urukundo ni indi muja w'Imana. Imana ni urukundo. Ubwo uravuze ngo urukundo ni Imana. Yego. Iyakaremye. Niko bimeze rwose. Imana ni urukundo, ubwo urukundo ni Imana 100%. Ninde ukurikiyeho wa nyuma ko nari kumubona hano imbere yanjye? Wa gatatu wari wamanitse. Beatrice.
Imana kuko udakunda atazi Imana. Iyo bavuze urukundo baba bashatse kuvuga Imana. Imana ntabwo igira urukundo, ahubwo Imana ubwayo ni iki? Ni urukundo. None rero niba mumbwiye gutyo, niba mubimbwiye neza, reka twumve nsubire muri wa murongo tumaze gusoma. Reka ngusubiremo. Mu rukundo ni harimo ubwoba. Bivuga ngo umuntu ufite Imana nta bwoba agira. Mu rukundo ni harimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba. Bivuga ngo umuntu ufite Imana nta bwoba agira, ahubwo burashira. Kuko ubwoba buzana igihano. Bivuga ngo ufite ubwoba uzarimbuka, igihano kiragutegereje. Kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose. Bivuga ngo niba ufite ubwoba nta Mana muri wowe, ntayo ufite. Nushaka usenga iminsi 10, nushaka useke 21, nushaka usome Bibiliya bingana iki, nushaka ukorera Imana bingana iki, niba urangwa n'ubwoba bw'ejo hazaza, nagira nkubwire ngo ntabwo uragira ntabwo muri wowe uragira urukundo rutunganijwe rwose ari rwo Mana. Nta Mana iragira muri wowe, kuko hari urukundo hava ubwoba. Ahari ubwoba nta rukundo ruhari. Ahari Imana nta bwoba buhari. Ahari ubwoba nta Mana ihari. Niyo mpamvu navuze ngo ubu bwoba turi kuvuga ntago ari ubwoba bwo kuvuga ngo baranyica, ngo ninca hariya inyamaswa irandya, ngo ninsoka so gutinya baringa kwa kundi dutinya baringa ikintu ukabona ikintu kikanga. Ntago ari icyo, ahubwo n'ubwoba bushingiye ku mibereho yacu y'ejo hazaza. Noneho iyo bumaze kuba bituma duhiga ubuzima, ubwo buzima bukadushobora gukora icyaha. Urumva ko bwa bwoba bwirukanye Imana muri twebwe tukaba abanyabyaha. Noneho kandi ikindi cya kabiri budukorera, buduteza gutinya guhamya Imana, guhamya Yesu mu bari gukora ibyaha. Tubireba tukababikira ibanga, tugakomeza gusangira nabo, tugakorana nabo, tukagendana nabo, kandi tubizi ko ari abanyabyaha bakora amakosa menshi. Wowe ukavuga uti ngiyewe ku rwanjye ruhande nzikirizwa ku rwanjye ruhande Imana ntabwo iri kubimbonamo. Uwifatanya n'umujura bari umujura, wifatanyije na maraya nawe bari indaya, uwifatanyije n'umunyabyaha nawe abari iki? Ari umunyabyaha. Mu gihe uri kubona umuntu akora icyaha numere nka Yohana uko yabibwiye Herode, kuko kuri yari akuza gusobanukiwe, niyo mpamvu yavuze ati ntabwo nakwirengagiza ukuri Imana yabimbaza, reka muhamirize mubwire ko yakosheje, kuko ni inshuti yanjye tusanzwe tuganira, yashyize mu bwami bwe ndabona nyoboye kandi mbayeho neza, kubw'iyo mpamvu ndamuhamiriza. Ariyo mpamvu mubona Saduraka, Meshake, Bedenego ndetse na Danieli bari barashize ubwoba umuntu witwa Beatrice nafunge mikoro ye, kuko muri bo bari bafite urukundo rutunganijwe rwose, bari bafite Imana muri bo. Imana aba bahungu bari bayifite. Niyo mpamvu umwami asabye yuko barama igishushanyo yaremye mu izahabu. Aba bahungu banze kukiramya, kandi muzi igikomeye kirimo, bari abanyapolitike, kuko bari bafite intara bayoboye, bahawe na Nebukadinezari. Ubwo Danieli yasobanuraga Nebukadinezari inzozi yarose, Danieli yabasabiye izo ntara ngo baziyobore. Murumva ko bari abantu bakomeye, bari gavana, bari ba governors, barayoboraga. Ariko noneho basuzuguye ubayobora, ubahagarariye umuyobozi mukuru, mu cyubararire bati ntidushobora mwami Nyagasani, bati ndabajugunya mu itana ry'umuriro, ati turabizi neza ko Imana dukorera ifite ubushobozi bwo kudukiza, ariko nawe itadukiza mwami Nyagasani, ntidushobora kubararira igishushanyo cyawe, ntibibaho, ntibishoboka. None se reka mbabaze, mwagize ngo Saduraka, Meshake na Bedenego nibo bonyine bari Babuloni? Ibihugu 127 mwami yarayoboye. None se
kuba tubwira abo bana batatu abandi barihe? Abayahudi bose bajyanywe bavanywe ihehe? Bavanywe Yerusalemu. Barihe? Baramije igishushanyo. Ibi bitandukanye n'abandi bazana commentaire, bazana ibindi bintu bavuga. Ibyo ntabwo ngiye mbyemera, kuko Bibiliya ibyo itavuze ntabwo dukwiye kubizana ngo tuvuge ngo byari bimeze gutya. Wari uhari. Bibiliya kuba itaravuze ko hari abandi b'Abisiraheli batakiramije, nuko nyine barakiramije bose. Abo si Abayahudi bamenye Imana, bazi amategeko y'Imana. Niko ku bwa Dariyo, ubwo hashyirwaga itegeko yuko mu gihe kingana niba ari amezi 2 niba ari ukwezi kumwe, umuntu wese utazasenga umwami agomba kuzajugunywa mu rwobo rw'intare. Danieli akaba nawe yari umuyobozi wungirije umwami, premier ministre. Uyu Danieli aho kugira ngo yubahirize itegeko ry'umwami, ahubwo agahita akingura amadirishya yerekeye Yerusalemu, agahitamo gusenga 3 ku munsi. Kandi bavuze ngo umuntu wese utazasenga umwami mu gihe bashyizeho azajugwa mu rwobo rw'intare. Izo ntare Danieli yari azizi. None ahita avuga ati ahubwo noneho ndongera uburyo bwo gusenga kurenza uko nasengaga niba n'ibyo, kandi ndanafungura amadirishya mbiyereke babyumve, nge ndangura ijwi ryose bumve ko ndi gusenga. None reka mbabaze, ni Danieli wari uri Babuloni wenyine? Murumva ko abicyo gihe basenze umwami w'abami bakareka gusenga Imana? Abayahudi baramusenze, Abanyababuloni baramusenga. Murumva abana bari baramaze kugira urukundo rutunganijwe rwose rukabamara ubwoba. None se wagize ngo Danieli yarananiwe kuvuga yuko gutekereza ngo avuga ati use koko nari premier ministre, nari mfite icyubahiro muri Babuloni, use koko nemere mfe koko siga iki cyubahiro? Aya, icyubahiro ndagikeneye rwose, ngomba kuramya umwami Imana nkazayisenga nyuma yuko icyo gihe bashyizeho cyarangiye. Kuko ntabwo bari bashyizeho ngo bibe perimana, bibiteka ryose bahora babikora. Ni igihe bari batanze, icyo gihe nikirangira bakomeze gahunda zabo. Ariko abari babikoze bo bagira ngo kuko bari basobanukiye amategeko y'Imana, bakaba bararwanyaga Danieli kubera kunzwi bwami, kandi bakaba bazi neza ko Imana yabitemera gusa ko hari undi muntu basenga cyangwa ikindi kintu basenga. Yaravuga ati Danieli naramuka asenze umwami, Imana ubwayo irahita imuvana uburinzi bwayo, tubone uko tumuca ruhinga nyuma tumwice. Danieli abati no, urukundo rutunganijwe rwose ruri muri jye nta bwoba burimo, kuko aho ruri ntarangwa n'ubwoba, ahubwo ndasenga 3 ku munsi. Danieli asenga 3 ku munsi kandi agakingura amadirishya yerekeye Yerusalemu. Mwumva umunyapolitike mwiza wakoze politike neza i Babuloni, kandi ya Babuloni nababwiye ngo ishusho yayo irasa na Babuloni y'iki gihe. Noneho y'iki gihe yitwa ngo ni Babuloni ikomeye. Bivuga ngo uri umunyapolitike ukaba udakiranuka muri iyi Babuloni ikomeye ngo umere nka Danieli, ntabwo ufite urukundo rutunganijwe rwose muri wowe. Wapi? Kuko hari ukuntu bajya bavuga urore se ngo abakristo ngo bemeye gukora politike, ngo gukina politike. Nta ukubuza gukina politike, ariko politike uri gukina abo mukorana amanyanga yabo urayazi. Uza amafuti bakora umaze kubahamiriza kangahe? Uratinya ngo batakwirukana, ngo udasonza, ngo kambara ubusa, ngo utabura akazi. Nta rukundo rutunganijwe rwose ruri muri wowe, ahubwo batubwiye ngo atari urwo rukundo haba ubwoba. Ufite ubwoba, kandi bavuze ngo ubwoba buzana igihano. Icyo gihano ni ikihe? Ni kiriya dusanze mu byahishuwe. Batubwiye ngo bene abo igihano cyabo ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Bivuga ngo kugira ngo umenye ko ufite urukundo rwa nyarwo rutunganyijwe, Imana iri muri wowe, nuko ugomba guhamiriza abanyapolitike mukorana muri politike, ukababwira ngo ibi mukora ntabwo ari byo. Kuko ushobora kuba wowe utinya kubikora, utinda kijijwe, ariko urabizi neza ubugome bakora
ko politike y'iki gihe cyo muri iyi minsi imperuka cya Babuloni ni nk'iko icyo gihe yari imeze, irimo kurenganya abantu, irimo kubakandamiza, irimo kubahonyora, irimo kubapangira ibibi, irimo kuba bakwica umuntu kubera ko yavuze ukuri n'ibindi n'ibindi. Kandi wowe ukaba ushobora kuba ubizi ukabireka ugakomeza gukora. Imana irababaye kuko ntabwo uwo musozi wawe uhagazeho. Imana yagushizeho kugira ngo ukore iki? Yagushizeho nko kubera umucyo abo bantu, kugira ngo umucyo wawe ubamurikire basobanukirwa Imana wamenye, nabo bagira urukundo rutunganyije rwose muri bo, ari wowe wirubashyiriye. Mu gihe rero uceceka, mw'Ijuru barakureka bavuga ngo iriya njiji twayijyaniye y'iki kukikorayo, imaze iki mo hariya? Bivuga ngo watashwe n'ikintu cyitwa ubwoba. Kandi none usigaye uvuga ngo ngende umukirisitu, ngo none se nkakazi nkakoze nkupfa kuba nge ntabikora. Utabikora se Imana yakorejeho kujyaho gusa ngo ukomeze ukizwe ukora ako kazi nubwo udakora ibyo byaha. Nicyo cyatumye ikorezaho gusa no kugabura inda yawe. Ntabwo Imana izaduhembera ko twakoze tukarya tukabaho neza. Izaduhembera ahubwo aho twagiye gukorera icyo twakoze tuyihamye. Nicyo izaduhembera. Ugomba gukora nk'icyo Daniel yagize gute yakoze Babuloni. Ugomba gukora nk'icyo Saduraka, Meshaki na Abedenego bakoze Babuloni. Reka mbasomere gato ya mwumve. Saduraka, Meshaki na Abedenego bamaze kubikora uko byagenze. We alelasi efobini shine. Reka mbabwire, Imana ikeneye ko tuyihamiriza tukayivuga kugira ngo itorero rya Yesu mw'isi rigaragare. Igituma rimaze gusa nkaho ritagaragara nuko twatashywe n'ubwoba bwo kuyihamiriza ahantu hariho hose. Ntabwo bakitubona nk'itorero, kuko itorero rigaragarira mu kuyihamya, ntabwo rigaragara kuyivuga ku munwa gusa. Wapi ngo tuyivuge mu bandi gusa, ariko ahandi aho ibyamye kubera tugereyo duceceke. Wapi, kuko Yesu yavuze ngo nimutinya kumpamiriza imbere y'abantu, njyewe aho nzatinyira nzagira ubwoba bwinshi buntahe, ubwo muzaba murimo gushaka kugira ngo mbashyire imbere y'abamarayika. Nzatinya kubahamiriza imbere y'abamarayika, ntinye kubahamiriza imbere ya Data, nanjye ubwoba buzantaha. Niyo mpamvu ejo bundi ndababwiye ngo guhamya Imana kugizwe n'ibintu bitatu: icya mbere kuvuga, icya kabiri gukora, icya gatatu kwera imbuto. Aho ugomba kubuherera imbuto, kabiri ugomba kubakora ibikorwa bigaragaza ko ukijijwe, gatatu ugomba kubahamiriza ku munwa ugahamya Yesu bakamumenya. Niba utamuhamya, nakubwira ngo hari upfiriye Imana ubusa, ubaye ikigwari cy'Imana. Iravuga ati narapfushije, narapfushije rwose. Mwumve aba bahungu icyo bakoze Babuloni. Yasomye igitabo cy'umuhanuzi Daniel, ndashaka kuzakibigisha cyonyine, ari cyo bigisha gusa. Numva kindenze nkavane komana. Ni gute twaguhamya natwe muri iyi Babuloni ikomeye ya none iri gusatira iherezo ryayo? Bamaze kumuhamya, ndasoma ngewe bamaze gukora ibyo bagomba gukora, icyo umwami yavuze. Ibice 6, umurongo wa 26 kugeza ku murongo wa 28. Daniel ibice 6, umurongo wa 25 kugeza ku 28. Daniel amaze kujugwa mu rwobo rw'intare, intare nizimurye zikamusasira ubwoya bwazo, akaryamaho, barangiza bakaza kumukuramo, umwami akanezerwa Dariyo. Umva rero ukuntu umwami yavuze. Umwami Dariyo ahera ko yandikira abantu bo mu moko yose n'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose, ati n'abatuye mu isi yose, kubera umuntu umwe uhamije Imana akayihamiriza ahantu abandi bose bananiwe, abayahudi bose, bitumye isi yose imenya Imana ya Daniel. Haravuze ngo amahoro agwire muri mwe. Nicyo ahereyeho, yamaze kumenya ko Imana yonyine y'ukuri nitanga amahoro. Shizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Daniel, bahindira imishyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa, kandi ubutegetsi bwayo
buzageza ku mperuka, nirokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakijije Danieli inzara z'intare. Umva none akanyuma rero keza ngo nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro w'Ubuperesi Danieli agubwa neza. Impamvu guwe nabi muri iyo politiki uri gukina nuko wanze guhamya Yesu. Ku ngoma ya Dariyo no ku ya Kuro w'Ubuperesi Danieli agubwa neza. Nzababwira ingoma Danieli yabaye ku ngoma esheshatu ahererekanywa n'abami kubera iki kintu yakoze. Kandi aba premier ministry uyoboye ibihugu 127 isi yose. Uvuga ngo yarutaga Trump kubera iki kintu cyo guhamya Imana. Yewe ukina politiki, uri gukina politiki ute? Uri guhamya Imana ute muri politiki? Aho ukorera mu bya politiki uhamya yo Imana bingana iki? Kabiri, hari imirimo myinshi abakristo batemera gukora kubera iki gihe cy'itoro rya Laodikiya. Nabuye ko Laodikiya hashyizweho uburyo bwinshi bwo kugusha no kunaniza umugeni wa Kristo muri iyi si. Muri ubwo buryo rero hariho n'imirimo myinshi igenda ishyirwaho kugira ngo tuyikore twiyanduze. Akaba ryo bituma itorero rikomeza kuba akazuyazi, ukibwira ngo urajya mu ijuru kandi uri akazuyazi. Niyo mpamvu Paulo yandikiye abakorinto mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye abakorinto ibice 6 umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 18. Abakorinto urwandiko rwa kabiri ibice 6 umurongo wa 14 kugeza 18 yaravuze ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya biti? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana biti? Kandi Kristo ahuriye he na Bayali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Asoza avuga ngo nuko muve hagati y'aba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi nimukore ku kintu cyose gihumanye nanjye nzabakira. Iyo ni Imana irabivuga. Kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Aha ikintu kigarutswemo ni ibintu bibiri biremereye: kutifatanya n'abatizera tudahwanye, ndetse no kuba turi urusengero rw'Imana. Kanongeraho n'icya gatatu, no kudakora ku kintu cyose gihumanye. Ahantu muhumve: kutifatanya n'abatizera tudahwanye, kabiri turi urusengero rw'Imana, gatatu kudakora ku kintu cyose gihumanye. Ni ibiki bihumanye? Murebe ibintu byose bihumanye Bibiliya ivuga ko ari bibi. Ibintu byose birivuga ko ari bibi birahumanye imbere y'Imana. Nta mukristo wemerewe gukora mu kabari. Igihe cyose uri gufata inzoga ukajya gutanga, urimo guha abantu, ubwo waba uri guhamya Yesu. Uraza hano urigishwa, urasoma Bibiliya, bakwigisha ko abasinzi bazagira gute? Bazarimbuka. None wowe uri guha abantu ngo basinde, ubwo uri kuvuga ubuhe butumwa? Nubuhe butumwa muravuga? Kandi ukitwaza ngo ariko ubiravuga ngo nitubura ubwenge izatureka. Reka iri jambo ndibasomere mwumve rero ubu bwenge Bibiliya ivuga. Igitabo cy'umuhanuzi Hoseya 4:6. Yego, urakoze cyane. Haravuze ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Mumbwira iri jambo niba ari aho rihuriye no kubura ubwenge tujya tuvuga. Ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutagira, kandi nubwo ubwenge Imana ishaka kubugira. Noneho hano aravuze ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutagira ubwenge. Ubwo ubuze ubwenge nanjye nzakureka
we kumbera iki umutambyi. Akanyuma gakomeye rero, ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. None wirengagije amategeko y'Imana, uravuga ngo Imana navuga ngo nitukabure ubwenge, kandi ahubwo kugira ubwenge ni ukwitondera amategeko y'Imana. None ijambo ry'Imana rirakubuza gukora ibyaha, wowe ukavuga ngo ya ibi byaha ni bituma mbaho, kandi biraterwa na bwa bwoba. Ubwoba nabwo burazanwa no kutizera ngo urebe kubitaboneka. Noneho ugahita wishikira ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo nitubura ubwenge zatureka. Kandi ubwo bwenge ahubwo ngo dutaye twaretse ni ubwenge bwo kutitondera ijambo ry'Imana. Imana ati rero ubwo wanze kwitondera ijambo ryanjye, icyambere ntuzambera umutambyi. Kandi biravuga ngo tumaze kwiza duhinduka baki abatambyi, bivuga ngo ntabwo uri umutambyi w'Imana, byarangiye. Ntukajye wita umutambyi w'Imana. Kabiri ngo izanareka abana bawe pe sha ngizibagirwa abana bawe. Ngo uribwira ngo Mana ngo abana banjye Yesu ngo bajye kwiga, ngo Yesu ngo bakure neza, ngo Yesu ngo abana banjye bahinde indwara Yesu. Kandi yarabibagiwe. Narababwiye ngo muri kwa kundi muri bya bintu bigize Imana muri kamere yayo harimo no kuba ishobora byose. Kuba ishobora byose nababwiye ngo mu gushobora byose nibivuze ngo nzibagirwa abana bawe, ishoboye kwibagirwa ntizongere kukwibuka ukundi, n'abana bawe ntizongere kubibuka ukundi, kuko nabyo urabishoboye. Niba ishobora byose, mu gushobora byose harimo no gushobora kwibagirwa abana bawe ntizongere kubatekereza ukundi. Ugataka ugasenga ayibiri ayitanu ayirindwi 10 n'ingahe, ugashaka abahanuzi, ugashaka abaguhanurira, aberekwa, ukajya muri Bibiliya wapi, kuko yamaze kwibagirwa, irabishoboye, yaribagiwe. Impamvu nababwiye n'yanyigisho y'abadive ivuga ngo ntabwo Imana yakwemera kurimbura abantu ngo bahore bababazwa, ngo Imana y'urukundo ngo ntiyabikora. N'abayehova niko bavuga, kuko se ngo ahoriwe n'abantu bababara ngo mu muriro bataka. Hoye ishoboye kwibagirwa muri kwa gushobora byose, izibagirwa ko bari mu muriro, ntizigere itekeza ko baba mu muriro, izahita nabyo byibagirwa burundu, bahore bababazwa, yibanire n'ubwoko bwayo. So niba uramutse ukora mu kazi ukora ku nzoga, usohoye mu byo Pawulo avuze, wifatanyije n'abatizera, kabiri uri gukora ku bihumanyi, none ubwo uri umutambyi w'Imana. Niwitwaza ngo nukubura ubwenge, ubwenge ni ukwanga kwitondera ijambo ry'Imana, ntabwo ari ukuriviyora ngo kugira ngo ubeho, ahubwo uri kwishikira icyo ngicyo kugira ngo kubera ubwoba bwagutashye bw'ejo hazaza. Ari nacyo cyabaye ejo bundi muri coronavirus 2020, abantu babanje guhamya banga kwikingiza kubera amakuru barimo barumva y'urukingo atari meza. Ariko umunsi kanivugira iwacu, umunsi ministiri yavugaga ngo ntabwo wemerewe gutega ngo ugiye mu bandi bantu ni waranze kwikingiza, ntabwo wemerewe kujya guhaha mu isoko kuko wakwanduza abandi, ntabwo wemerewe kujya aho abandi bantu benshi bari kuko wakwanduza abana, ntibazajya ku ishuri ko nabo warabanduje. Abantu bahise bashaka imirongo muri Bibiliya ibafasha kubereka yuko bakwiye kugira ubwenge. Babashatse umurongo uvuga yuko tugomba kumvira abatuyobora. Ati kandi tutabumvira nabwo tuba twakoze iki? Icyaha. Uwo murongo waba barawuborotse kandi batari bawuzi. Baba bashatse undi uvuga ngo tuzanywa ikica cyose nacyo kizagera gute, ntibari bawuzi muri Mariko 16, baba barawuborotse. Baba bashatse undi uvuga ngo nitugatinya ikica umubiri kikareka ubugingo, ahubwo tuzatinya ikica umubiri n'ubugingo byose bikajya muri Gihenomu. Ahubwo nitugatinya ikica umubiri niyo wapfa ariko najya mu ijuru, niba bashaka ibyo bikingo bizanyica. Impamvu kwizera gushingiye kure kubitaboneka kwashize, bagira gushingiye kubiboneka, kuko bavuga ngo nzabahone, abana banjye baziga bate, bazarya bate, bizagenda gute. Ahita ashaka imirongo muri Bibiliya imufasha kuba mu byaha, imushyigikira, kubera yuko irari rishingiye ku bwoba ko kwizera kwashize. Uko ni nako no mu buzima busanzwe bw'umubiri kuko tubayeho bigenda. Iyo umaze kubona ejo hazaza ukabona ntihahari, ukabona ateye ubwoba, wemera kuba wakora n'akazi
kabi kanduza ubugingo kugira ngo ubeho. Noneho tushaka murongo nk'uyu nguyu ukawumva nabi, Bibiliya iravuga ngo nitubura ubwenge izatureka. Beneda, uyu munsi mwebwe abankurikiye muri ministeri ndabankurikiye kuri Ayaloni, murimo kumva iki? Mwumvise iki? Nta mukristo wemerewe gukora muri bare, nta mukristo wemerewe gukora mu kabari, nta mukristo wemerewe gukora muri hoteli mu gihe ibyo akoramo bimuhuza no gushyigikira abanyabyaha ibyo barimo gukora ngo babikomeze. Ntabwo byemewe, ntabwo byemewe rwose. Icyo mukimenye, igihe cyose ubirimo watinye guhamya Yesu, ugira ubwoba bw'ubuzima, wumva ntabwo akazi wakareka, wumva ntiwagahindura. Ariko iyo ni imirimo iguhuza n'abanyabyaha kandi ugakomeza kubashyikira mu byaha byabo. Nta nubwo ubahamiriza Imana wamenye. Ubushize nababwiye ngo umukristo ashobora kuba umusirikare ariko kandi nta nubwo yemerewe kuba umusirikare. Kubera iki? Umukristo uba umusirikare ni uwakirijwe mu gisirikare ari umupagani, ariko umukristo ubwe ntiyemerewe kujya mu gisirikare. Kubera iki? Kubera yuko mu ntambara nyinshi hari igihe urwana ugahohotera abandi ukabaziza ubusa. Iyo uteye bombe hari igihe wica abantu 20 bose batagira icyo mupfa na kimwe, ukayohereza ntuzahiri bugwe, ntuzabanira ibwica uko bangana. Kandi Bibiliya iravuga ngo umena amaraso nawe ye azagera gute? Azamenwa n'abandi. Hari igihe urasa ukarasa umuntu utari umwanzi wawe. Ikindi Bibiliya ivuga yuko umwanzi wawe nagusaba umuhe. None wowe ugiye kwica abanzi bawe. Arega, reka mbabwire, abantu benshi twibeshye ijuru kandi tutarifite. Paulo yabwiye Timoteyo ngo nahaba umusirikare ngo yishyire mu by'ubugingo abakinejeje umwandikiye ubusirikare. Bivuga ngo abizera Yesu turi iki? Abasirikare. None ushaka igisirikare cya kabiri kiki? Waguma igisirikare ufite ukajya guhindura bari abasirikare mu by'umubiri. Niyo mpamvu narivuze ngo umukristo wemeye kuba umusirikare ni umuntu wari umupagani ukijijwe kandi agakizwa yarabaye umusirikare. Uyu ahita amenya uburyo agiye kuyobora ubukristo bwe, kuko yamaze gusobanukirwa amakosa abera hehe mu ntambara. Arabizi ibyo agiye gukora. Wabyumvise? Ariko wowe ugiye uri umukristo ukajya mu gisirikare, hari amakosa menshi uzakora utabizi. Kandi ikindi wamaze kuba umusirikare w'ubwami bw'ijuru urajya kumara iki? Itoro rya Laodikiya rero ritumye riba akazuyazi. Ni ibyo byose ndimo ndababwira kuko twihimbiye ubwenge butandukanye n'ubwenge Imana ivuga hano muri Hoseya. Turavuga ngo Bibiliya iravuga ngo nitubura ubwenge izatureka. Ubwo bwenge akaba ari ubudutera kujya gukora ibyaha kugira ngo tubeho mu buzima bwacu bw'umubiri, ariko nabwo bikaba biturutse ku bwoba dufite bw'ejo hazaza hacu. Kandi ubwo bwoba nabwo bukaba bushingiye kuba twarataye kwizera. Nta kwizera dufite gushingiye kureba kubitaboneka. Hari n'igihe tuba twarabwirijwe ubutumwa bwa prosperity gospel ku buryo ubutumwa bwose twumvise ari ubudukundisha iby'isi gusa. Icyo gihe Imana nta musaruro ifite mu itoro hano muri iyi si, ntawe ubifite. Urukundo rw'Imana tunganijwe rwose ntabwo ruba rukorera hehe muri wowe. Dutangira iyi ministeri nababwiye ngo ubundi aya madini kosa yakoze ni rimwe rikomeye ryatumye bigeza aha bigeze. Niba koko abantu biyoruganije bakishyira hamwe bakaba organization, bagombaga gushyiraho ibigo by'amashuri yabo y'abakristo, bigashyiraho amavuriro y'abakristo, bigashyiraho imirimo myinshi itandukanye ikorwa n'abakristo bo muri iryo dini cyangwa iryo torero.
kuko bo bakijijwe bazi icyo birivuga, bari gukora imirimo ituma abayoboke babo babona imirimo kandi ntibakora ibyaha. Ariko noneho abanyiramadini bagiye bakurura bishyira kugeza ubwo abakristo babwirijwe ubutumwa bwo gukizwa, ariko birangira imibereho iri kubagora, bajya gukora imirimo ibatera gukora ibyaha, kuko nta yindi mirimo ya gikristo babonye. Uvuga ngo amaorganizasiyo yose ari hano muri iyi si ahagarariye ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu yakabaye afite ibikorwa byinshi by'imirimo ikorwa n'abayoboke babo, kugira ngo batajya kwandavura bagakora ibibi. Imirimo irebana n'abize bakabaye barayiteguye, imirimo irebana n'abatarize yakabaye ihari, imyuga yakabaye bayifite. Nka ADPR yakabaye ifite imyuga myinshi ku buryo abakristo babo nta yindi mirimo bajyamo. Abakristo batize andi mashuri nta yindi mirimo yo hanze bajya gukora, bagakora iyo mu itorero ryabo. Zangirikani ibiki byose bakabaye bafite imirimo iyabize n'iy'abatarize. Ibyo rero kuko batabikoze nibyo biteye itorero kuba akazuyaza, nicyo gisohoramo icyo bita Laodikiya. Kubw'iyo mpamvu turasabwa kwizera kugira ngo tubashe kubaho tutari akazuyazi. Tuzagaruka ku yindi mirimo, ariko nashaka kubabwira ngo imirimo yose iduhuza n'abanyabyaha kandi tukabashyigikira mu byaha byabo, nta mukristo wemeye kuyikora. Niba uwukoze, ahubwo niba wagiye kuwukora, heraho niho Imana ikohereje kugira ngo uwo musozi nyine uwuhagarareho, uhindure abahaza, uhindure na ba nyiraho, bahindure ibikorwa byiza be gukora ibikorwa bibi. Niba unaniwe kubahamiriza, Imana izakubaza igituma utabahamirije, kuko watinye kwirukanwa, utinya guseba, kabiri utinya ubukene n'inzara, kandi twamaze kubona ko kwizera ariko kuzatubeshaho. Wirengagije rero rwa rurere twabonye ruvuga ngo ubukiranutsi wanjye zabeshwaho no kwizera. Urwo warwirengagije rwacitse nta ruhari, kandi batubwiye ngo rumaze gucika ntabwo uba ukinezeza iki Imana. Abantu muri aha mwese muri kunyumva mumvugire cyane ngo amen. Ni ukuvuga ngo igihe cyose uri gukora imirimo irimo amanyanga, ukaba uzi ko imirimo yose uri gukora irimo amanyanga, urasabwa kwegera Imana, ugasenga, ukayegera. Kwizera kwe kwagufasha kugera ku rundi rwego rwo hejuru, kugira ngo ubashe kugira gute, ubashe gukora akazi uhawe n'Imana kazima. Kuko twabonye ko kwizera kutubeshaho. Utarahagaraho muri uyu murongo uvuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Reka ndisubiremo nababwira ijambo ubundi muraryumva. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Uwo murongo niba wirengagiza, kuko ndabizi hari abantu mu butumwa bavuga ati umuntu avuze ibintu bikomeye ahubwo kumwumva ndumva bitoroshye. Urumva? Kubera ko ndimo kukwereka ko byatuma uhomba akazi kawe wakoraga. Narababwiye ngo guhunga Imana no kuyihungiraho, kwinjira mu byago no guhunga uva ku Mana. Ukavuga ngo sishaka kuzujya ko mu butumwa wayakareka uri kwikururira kaga gakomeye, kuko Imana irimo kuguha umucyo wayo wo kugira ngo ukomeze urugendo rw'Agakiza ruzima uzagera mu bwami bwo mw'Ijuru. So twari turi ku ijambo rivuga kwizera, ubwoba, akazi. Yesaya mu murongo sorejeho igice cya 1 murongo wa 18 yaravuze ngo nimwiyuhagire mwiboneze, mwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, mureke gukora nabi, mwige gukora neza. Asoza avuga ngo nimuze tujye inama, ni ko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura nk'umuhemba birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota y'Uwiteka izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka
ariko kabivuze. Bivuga ngo rero tugiye gusoreza kuri iri jambo rivuga ngo nimwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye, niko Uwiteka avuga. Mureke gukora nabi mwige gukora neza. Mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu. Bivuga ngo ibyaha byo mu mirimo yacu, utuzi tubamo, imirimo dukora, tukamera gukora tugashyigikira abanyabyaha dukorana, rimwe na rimwe tukabahisha n'amabanga yabo, kandi tugatinya kubahamiriza Imana twamenye. Wifatanyije n'abanyabyaha, imbere y'Imana uzarimbuka, kuko bwa bwoba bwaragutashye. Kandi baratubwiye ngo urukundo rutunganyije rwose ntirubamo ubwoba, kandi urukundo ni Imana. Niba rero ufite ubwoba muri wowe bw'ejo hazaza, bigatuma ushyigikira abanyabyaha mu byaha byabo, ugashyigikira abo mukorana gukora amakosa, uyareba ukabihisha, kuko ushobora kutifatanya nabo ariko ukabereka yuko rwose ntacyo bitwaye ibyo barimo gukora kuri wowe. Kabiri, ukabahishira n'iryo banga, Imana irakubona nkabo. Kabiri, niba ukora imirimo igufasha gushyigikira abanyabyaha mu byaha byabo, usoweho n'ubuhanuzi bwa Laodikiya bwo kuba akazuyazi. Niyo mpamvu dusenga ngo Mana twuzuze mpwemu yera, Mana twuzuze mpwemu yera. Tugakora amasengesho y'iminsi 7, tugakora y'iminsi 14, tugakora 21, twiyiriza ubusa tutarya rimwe na rimwe, ubundi tukanywa ariko niturye. Ariko wapi? Kubera iki se? N'abantu babeshya ngo barawuzuye, ahubwo nibo basigaye barimo kurwanya ubutumwa bwiza tuvuga. Ntago ari umwuka wera agukundisha Bibiliya, agukundisha ijambo ry'Imana, kandi iryo iri gusoma mukumva n'ukuri karikurikiza. Naho mu gihe wirengagiza ukuri ukavuga ngo ngiye Bibiliya kana kavuga simbyumva se nanabyemera, kandi ibyo ari kuvuga biri muri Bibiliya, bivuga ngo wowe uhagaze ku bwoba kuko kwizera nta kufite, kandi utizera ntiyanezeza iki? Imana. Imana ishaka ko tuyihamya mu kanwa kacu, ko guhamya biri mu bugingo buhoraho. Twize ijambo ryitwa guhamya, ndabibereka. Navuga ngo guhamya kwazanywe nande? Tubona ni Imana yabizanye. Yahamije iki se? Yahamije iby'umwana wayo, ibyo twarabyize. Hanyuma se Yesu yarahamije? Yego. Yahamije iki se? Yahamije se. Amuhamiriza abande se? Amuhamiriza Abayisiraheli, n'ubu aracyamuhamiriza. Hanyuma tureba ku ntumwa, intumwa se zo zarahamije? Yego. Yesu ati nimugende mu mpamirize mu mahanga yose. Barahamye. None umunsi twarayimenye. Twebwe se turasabwa guhamya? Yego. Uhamye Yesu, uhamye na se. Icyo gihe ubugingo burahishwe muri bwawe, bwishwe muri se. Niba udahamije rero, Yesu ati sinzaguhamiriza nanjye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Kuko niba byaratangijwe n'Imana, umwana nawe akabikora, intumwa zikabikora, wowe ukabutinya kubikora, ntabwo Yesu azaguhamiriza. Ibibaho. Shuti z'umusaraba, bene Data bakundwa n'Imana, kumva ijambo ry'Imana no kuryumvira, ntabwo ari ukumvirana gusa ngo birangire. Ahubwo muze dusenge, tubwire Imana ngo dukeneye imirimo mizima iguhesha icyubahiro, ikubahisha. Ariko iyi mirimo turimo iragutesha agaciro, kandi ni ingaruka zacu, si ingaruka zawe, kuko ni wowe bizagiraho ingaruka, Imana nta ngaruka biyigiraho. Tugiye gusenga rero. Abantu mwese muvugire cyane ngo amen. Abakurikiye ubutumwa bwiza, abakurikiye ubutumwa bwiza, ibi byose mbabwiye nibyo biri muri cya kintu nabigishe ku cyumweru cyashize cyitwa Laodikiya, itorero ry'akazuyazi ridakonje kandi ntiribiri. Nabyo nyine biruzuza icyo kintu cyo kudakonja kandi ntiribiri, kuko ni imirimo tubamo kugira ngo tubeho, kandi tukumva ntitwayireka kubera ubwoba bw'ubuzima, kuko nta kwizera dufite. None tukabaho turi akazuyazi, tukagira utunyanganyanga, tukagira utunyoma twinshi, tukagira kubeshya, tugashyigikira abicanyi bakica tukabimenya ko bica, tugashyigikira abajura, tugashyigikira abasambanyi, tukaba twanabafasha mu busambanyi bwabo. Pawulo ati rero ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya mite?
cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye na Bayali cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwabuze bate n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nkuko Imana bivuze iti nzatura muri bo ngendere muri bo, nzaba Imana yabo n'abazaba ubwoko bwanjye. Nuko rero muve hagati y'abandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga ngo kandi nimukore ku kintu kihumanye, nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abangu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose agira gute avuga. Ubwo rero niba ushaka ko Yesu akwakira akakubera so, ukamubera umukobwa mwiza, ukamubera n'umuhungu, reka gukora ku kintu cyose gihumanye, reka no gushyigikira abagikoraho, reka no kukibaha. Niba ushyigikira abasambana ukabafasha mu busambanyi bwabo, urarimbutse. Niba ushyigikira abiba ubizi ko biba mu nzego runaka uri gukoramo, ukabuzi ko hari uburyo bibamo, urarimbutse. N'ibindi. Iryo niryo torero Yesu ashaka ryejejwe. Iryo ashaka hano muri iyi si, iryo ashaka gucyura, iryo ashaka kuvana muri iyi si. Iryo ryarinda azacyura ryitwa inkoramutima ze. Iryo ryarinda azahamagara ahagaze ku bicu. Niba abandi azasanga bakiriho akabahamagara bagahindurwa. Naho umeze gutyo ntabwo uzahindurwa. Tugiye gusenga Imana rero. Wowe akazi ukora urakazi, urabizi ko kwizera kwashize. Dushimira abari badukurikiye kuri Iron TV mwese. Turaburira abakristo mudukurikiye kuri Iron, iki ni cyo gihe cyawe cyo guhindura imirimo wakoraga, niba ubona imirimo yakurimbuza. Imana uyizere kuko nibwo uzabaho kandi uzabaho neza. Kabiri, nawe utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nicyo gihe cyo kumwakira ukamwizera, ugaterera ntambwe yo kwizera Yesu Kristo akakubera so, ukamubera umuhungu cyangwa ukamubera umukobwa. Turabashimiye rero, iki nicyo gihe cyo kumva ubutumwa bwiza. Imana ibafashe kandi bashoboze. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro, muri riterana ry'uyu munsi. Mujyana amahoro ya Kristo abo kuri Iron TV. Bye bye. Tumenyekanisha ubuyobe buri mu madini, ibiganiro biteye imbere, cyose birakuremamo agakiza. Duhure hamwe twige tumenye Bibiliya. Ayaloni TV ni urubuga rukuri. Ayaloni TV reba itangazamakuru rurisha.